Kadime Ndiaye Youssef Aria barwana bavuga bati n'ubundi ntacyo turwanira. Mukasanga Salima avuga ati mwe muretse kudufungurira manze mbere kutuntu nikorera. Mukasanga Salima Radia ahamagara Youssef Lab aramubwira ati ndeba hano. Dinya amubwira ati waje urabura niki wowe urabura niki. Bikomeye cyane rero bikomeye cyane. Bashaka kurwana nanone Kadime Ndiaye ashaka kurwana. Turayisezereye ni ibintu bishimishije navuga ko nibyo twari twahize kandi Imana yadufashe tubigezeho. Ikipe ya Bugesera of course kabigiye wite sezerera ikipe ya Rayon Sport itsinze ibi tego bibiri ku busa muri match na retour. Akaba ari ibyishimo byinshi by'abafana b'ikipe ya Bugesera Football Club. Bapano yari bavuga bati iyi Rayon Sport ntabwo batitwanga bareyo atitwanga bareyo. Abafana b'ikipe ya Bugesera bavuga bati Rayon Sport tugiye kuyisezerera tuyica bivaya sana. Ubwo rero akaba ari uko nguko gahunda zimeze. Mu munota umwe cyangwa ibiri ikipe ya Rayon Sport yaba isezerewe ku mugaragaro mu gikombe cy'amahoro. Akaba ari uko nguko gahunda zimeze rero. Rayon Sport yo nta gahunda yo gushaka kwishyura ifite. Arabona umunota umwe ngo muyisezerere. Umugani mu Kinyarwanda n'akabi kari imbere ntabwo igira umushumba nta n'inyanda y'ururi giti y'umuntu y'inyanda iri mupfira Rayon Sport ijya gusigara ku rugo izajya isigara ku rugo ikipe y'Abareyo dukunda Abareyo ubwirira Abareyo ngo nyina wundi abyara umuhungu. Mwabibonye nicyo cyo muvuze nibataye nyina wundi abyara umuhungu. Twanga Abareyo itanga Abareyo. Abo ni Abanyabugesera rero bavuga bati twanga Abareyo bose bari hano muri stade bakwirwa n'imishwaro bavuga bati tugomba kuba dutsinda iyi kipe ya Bugesera ariko biranze. Ubwo rero akaba ari uko nguko bimeze mu masegonda make. Mukasanga Salima arabasifa avuga ati muve mu kibuga. Ngiyo Rayon Sport rero abayobozi bayo batangiye gutaha. Abakinnyi ba Rayon Sport bakwiwe imishwaro hano. Abakinnyi abafana bakwiwe imishwaro mu by'ukuri hano kuri stade ya Bugesera. Abayobozi bamwe bavuga bati ubu kweri turatashye. Kona ikipe ya Rayon ku munota wa nyuma. Ese mama Youssef yabona agatego kamwe ngiyo nawe bayikuramo. Umukino kaburangiye hano i Bugesera. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport bamanjirirwa ibintu bikomeye cyane. Avuga ati tuyikuyemo. Ubwo rero akaba ari uko nguko gahunda zimeze muri rusange. Abareyo bataha n'ikimwaro cyinshi n'isoni nyinshi. Ubwo nta kundi naseze itaha. Abareyo barababaye babuze ayo bacira n'ayo bamira. Bari wantangarije ariko biranze. Ore sala muvandimwe. Akabigase ko nkake urarose urarakara ngo bigende. Ubwa mbere nabona ko ibyo twavuze bitashye
ntabwo RDB yaguha ikipe muzakugendekere neza. abaye kurwana rero hariya barwana hariya imirwano iteye ubwoba hano. Kadime Ndiaye Youssef hariya barwana bavuga bati n'ubundi ntacyo turwanira, kabisa, ati n'ubundi ntacyo turwanira. Akaba ari uko nguko rero gahunda zimeze muri rusange. Amureyo bashatse kurwana hariya ariko bavuga bati nta mpamvu zo kurwana, football ce n'est pas la guerre. Avuga bati football ntabwo ari umukino w'imbaraga, ati mureke ibintu byo kurwana, kabisa. Ngayo nguko rero abakinnyi, abafana, abatoza bose bari mu kibuga bavuga bati biragenda gute. Inazi nyinshi yamenwe hano. Abasifuzi ari ingingo ababwira ati mwege murabibona mute. Polisi yapanuye Ozena Kennedy avuga ati mwakoze cyane kudushyigikira abanyabugesera. Ngayo nguko rero Sere asunika umukinnyi amubwira ati bimeze bitoye ko mbona ufite ibintu byo kurwana by'ubusurubu bwinshi. Eric Dinya avuga ati bimeze bite. Habayeho gushyamirana, imvura nayo ihita imanuka ahangaha. Akaba ari uko nguko gahunda zimeze mu sifuzi. Mukasanga Salima avuga ati mwe muretse kudufungurira maze mbere kutuntu nikorera. Ati mwe muretse mbanze mbere kutuntu nikorera. Bikomeye cyane. Ikarita z'umutuku zigiye gutangwa rero hano. Mukasanga ahamagara Youssef. Mukasanga Salma Ladia ahamagara Youssef Lab aramubwira ati ndeba hano. Kubita ikarita y'umutuku. Dinya amubwira ati waje urabura niki. Ngayo nguko rero itanga ishaka Eric Dinya tabara ati manager amubwira ati wegenda urabura niki. Aya bikomeye cyane hano kuri stade ya Bugesera. Ngayo nguko rero bashaka kurwana nanone. Kadime Ndiaye ashaka kurwana, bavuga bati bimeze bite mu by'ukuri. Ndiaye go, bavuga bati bimeze bite. Imvura nyinshi cyane hano, akavuyo kenshi. Ati kutwa ati aho mwatugeze mudutsinde ejo bundi, ati ntabwo byashoboka. Abanyabugesera bavuga bati aho mwatugejeje ejo bundi mudutsinda muramenye. Ngibyo ibyishimo byinshi rero by'Abanyabugesera. Bavuga bati bimeze bite. Ati bimeze bite. Abafana bapanuye muri vestiaire, ibintu birakomeye ya Bugesera. Muri vestiaire ya Bugesera ibintu birakomeye. Akame Elisha, how are you, Elisha? I'm fine. You have won this match. Yeah. What is your impression today? Yeah, it was a good game, really. Yeah, we played against a team like Rion Sports. There's no doubt about it. They are a big side. We have to give them that respect. Yeah, so we gave out our best and we fought to the end. And thank God for the victory. To him alone be praised. So you are playing the final. Yeah. Is Bugesera going to win the cup? That is our intention. Are you sure? That is our intention. We have to live with something in the season. Sure. Yeah.
So, people are saying that you have already signed for Rio. Is it true? No, No. no. There's even no agreement. We, I think, first of all, I told my representative that the best thing for me right now is to focus on the team. You see, we are in a bad position in the league, and after the season, then we can see what will happen. Yeah. Okay, and congratulations, Thank man. you very much. Okay. The Rayon Sport. turayisezereye ni ibintu bishimishije navuga ko nibyo twari twahize kandi Imana yadufashe tubigezeho. Abanyabugesera ariko bose bakavuga bati igikombe cy'amahoro mugitwaye ntacyo byaba bidutwaye ariko se muri shampiyona aho bimeze bite baka Ni ibyo nayo ndi gusobanura twebwe turacyari mu gikombe cy'amahoro ndetse no muri shampiyona tugomba kurwana kugeza ku mukino wa nyuma byose biracyashoboka. Icyizere turacyagifite kandi biracyashoboka. bakakomeza finale muri gikombe noneho muragishaka. Byose birashoboka kuko twebwe objectif n'ubundi tujya mu gikombe cy'amahoro kwari kugera kuri finale. Twagera kuri finale tugatangira gutekereza n'ibyo gikombe cy'amahoro. So numva ko rero tugeze finale, twakinye match zikomeye, gukina n'ikipe ya Rayon Sport match 3 kayitsindamo 2. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisaba imbaraga, ni ibintu bisaba kwitanga. Cyane ko kuri match yari havuzwe amagambo menshi, ariko nkeka ko hejuru y'ibyo byose hari Imana. Zigamo ibintu ngo uburozi, ngo guhana, ngo gutegura kurya amafaranga, ibyo bintu wabyumvaga? Ibyo bintu twarabyumvise kugeza n'aka kanya, bari bavuze amagambo menshi ku muzamu wacu, bamuciyeho, ni umuntu wa Rayon Sport, ariko ibyo ngibyo nkanjye ufite experience ni ibintu menyereye. So navuga ko mind game zibaho, ibyo ni ibintu umuntu wese araza akakuvuga kuntu yakubonanye n'umuntu wicaye mu modoka kandi wenda utavuye n'iwawe, so kugira ngo bikuvane muri match. Rero ndashimira abakinnyi bacu babashije gukomera mu mutwe, baguma bari focus ku byo byaduhaye n'intsinzi. Thank you. Arakoze cyane Bakame, ndayishimiye Eric, ariko reka jere ntago nagera navugishije Patience, muzamu mwiza cyane w'ikipe. Ndi tayari gutwara igikombe cy'amahoro. Ikipe yawe muri shampiyona imeze nkaho iri ku mapfa. Yego. Utwara igikombe cy'amahoro uzasohoka, ariko uriteguye kujya mu cya kabiri cyangwa imikino isigaye munsi y'iranja kuburyo muzamuka mukajya mu cya mbere? Oya, dufite confiance, hasigaye imikino 3, ikipe zituri imbere zisumbije amanota makeya. Ndakeka iyi match dutsinze iri butujyane muri confiance, iri buzamure na morale. Twasha kuba twatsinda match 3 zikurikira. Sana namwe murakoze. Ariko pasi ngiye ntago nagera nakubajije. Koko twiganiriye. Yego. Abantu bakavuga bati uri inshuti ya Aime, ati yaguciyeho arakuganiriza. Ariko amasevu ukora nawe wagira ngo ntago waganirijwe pe. Koko ubundi bimeze bite tubwiriza? Ikintu abantu bagomba kumenya, ngende umuprofessionnel mu mutwe, mfite mentality professionnel cyane. Hari ibintu utambwira, ngende nashaka kubaka izina ryanjye, ndacyari muto, mfite imyaka mikeya. Mfite aho navuye, mfite naho nshaka kugera. Rero ibintu byo kunganiriza ndumva ni nko kumparabika. Hoya ntago byabayeho, ahubwo ababivuga nukumparabika, ariko ngiye mba nzi ukuri kwanjye, ngiye n'Imana yanjye manzi ko nta kintu na kimwe cyabaye, kandi ngomba kujya mu kibuga nkerekana ko koko nta kintu na kimwe cyabaye. Yego. Ubu rero murabura match 3. Harimo n'amatch akomeye cyane n'ikipe ya Polisi. Yego. Ubutumwa abahanyabugesera kubashyigikira kugira ngo ikipe ntizamanuke n'ubu. Abanyabugesera bamenye ko morali iri hejuru cyane, kuba dutsinze iyi match ya Rayon Sport twaba tugeze finali. Morali igiye kuba hejuru ku buryo ndabizeza baze ku kibuga ari benshi badushyigikire. Izi match 3 tuzazitsinda kuko amakipe aturi imbere aturusha amanota makeya, tuzayacaho. Nibatakaza icyizere kabisa nabo tuzajya mu cyiciro cya kabiri. Sana namwe murakoze. Okay, arakoze cyane Pasi, rero muzamu mwiza cyane w'ikipe ya Bugesera. Akaba ari uko nguko bimeze hano kuri stade ya Bugesera. Ubwo rero ni byinshi, ni match yari ifite anjiri ku rwego rwo hejuru. Ni match Rayon Sport isezerewe, ni match itumye saison ya Rayon Sport irangira. Ubwo no kuba twitegereza tukareba ese umwaka utabyo bizagenda gute, ari kuvugamo ba Majiri, ba Sef n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo abareyo bye naho umwaka utaha ebana nakundi kabisa, nanjye ndababaye kantahe.